Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese bakunzi ba Saveur Divine. Amazina yanjye ni Pasteur Eric Nzamwita. Kuko bisanzwe turi kumwe muri kiganiro cya Saveur Divine. Nshimira abambanjirije muri iyi minsi turi kuvuga ku ntego dusanga hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 ahagira hati: icyakora muzahabwa imbaraga z'umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mperuka y'isi. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo muri uyu mwanya nanjye ngize umugisha wo kubona tuganire hejuru yo kuvuga ku mbaraga z'umwuka wera. Uyu mwuka wera uvugwa ni iki, ninde? Ndagira ngo mbanze mbatangarize yuko uyu mwuka wera atari ikintu, atari umuntu, atari inuma nk'uko dukunze kubibona mu mashusho bagerageza gushushanya umwuka wera bagaragaza mu kimenyetso cy'inuma. Yewe sina wa muntu uvuga mu ndimi nyinshi nk'uko dukunze kubibona mu matorero atandukanye hirya no hino, sino gutitira cyane, ahubwo umwuka wera mu ijambo rimwe ni Imana. Imana, mwuka wera uvugwa hano ni Imana mu yandi magambo. Izi mbaraga rero tuvuga z'umwuka wera mu yandi magambo navuga ngo ni imbaraga Imana itanga, Imana iduha, zidushoboza. Izi mbaraga se ni izimara iki? Mujye mubona mu buzima busanzwe umuntu ushaka ikintu cyangwa ugahabwa ikintu kubera impamvu runaka y'icyo uzakimaza. Izi mbaraga rero nazo ntabwo zari gutangwa hatari impamvu. Reka nsubire mu kintu nakwita umwimerere w'iri jambo byo mu ndimi z'amahanga bakunze kwita etymology. Kubize theology hari igitabo bita Church History cyangwa se commentaire biblique zivuga hejuru y'iri jambo. Mu Kigiriki mu mwimerere w'ijambo nyirizina ari narwo rurimi Bibiliya original yanditswemo, iyo bavuga izi imbaraga bakunze kuvuga ku magambo abiri. Hari ijambo rivuga umugabo kubera ko Yesu yatangiye avuga ngo muzaba abagabo. Abagabo rero bakoreshwa mu ndimi zita abamartiri cyangwa se martiri, ariko bashaka kuvuga abantu babahamya bafite imbaraga. Ijambo rya kabiri ngira ngo turebe ni imbaraga, ari no mutwe wacu w'iri jambo. Mu Kigiriki nicyo bita dynamite. Ari n'umukozi w'imanutse kubituganirizaho, ariko nakogerageje kubira muri izo commentaire biblique bivuga dynamite ko ari imbaraga bigereranya navuga sinzi ababaye mu Rwanda no mu Burundi, ni imbaraga zituruka mu bintu bita intambi zimenagura ibitare cyangwa se amabuye. Mujye mubona, reka mbaho urugero kugira ngo wenda abatamenyereye uwo muco cyangwa se abatari mu icyo gihe. Hari ibintu batega mu ntare z'amabuye bashaka nko gukora umuhanda cyangwa nko guca inzira ahantu hari umusozi w'ibitare by'amabuye. Ni ibintu by'intambi bashyiramo rero bakabicanira, ariko izo mbaraga bitewe n'uburyo chimique baba bukoreshwa noneho bazituritsa bukamenagura bya bibuye, noneho bigasandara, hakaba hacibwa inzira cyangwa hakorwa ikindi kintu cy'umushinga giteganywa aho hantu. Nizo mbaraga bita dynamite. Ariko izi mbaraga navuga ngo ni imbaraga zimenagura. Nizo nshaka ngo tuvugeho ariko mu buryo bw'umwuka.
Petero kubera iki yasabwaga kugira izi mbaraga? Petero yari yaragize faiblesse imbere y'umuntu atakagombye kugiraho faiblesse imbere yiwe. Yari yaragize gutinya guhamya imbere y'umuriro. Bene data, kandi tumutera amabuye, hari igihe nako tujya tugira ubwoba bwo guhamya imbere y'abo dukorana, imbere y'abo duturanye, imbere y'abo tuvukana, imbere y'abantu runaka. Yewe hari n'abantu badashobora gutinyuka no gusenga muri train, muri bisi, cyangwa se mu bantu, ukagira ubwoba cyangwa se ukaba utahamya imbere y'abantu runaka selon la circonstance. Ariko niyo mpamvu ngira ngo tuvuge gake twihuse kw'iri jambo. Reka ntange urugero rwo kutagira ubwoba bwo guhamya. Hari abantu negeze mbona, nange mujye mubibona, bagerageza ni agafilime kajya gatambukaho muri ibi bintu bya TikTok, bafata abasore babiri b'abarokore bari ahantu bari gusenga Imana, babiri cyangwa batatu, noneho bakazana abantu b'abateroriste, ubona baba bambaye ibintu bimeze nk'iby'abayisilamu ariko babandi b'ibyihebe, bafite n'imbunda. Noneho umwe bakavuga ati nimushyire amaboko hejuru. Umwe yamara kubona izo mbunda, aba afite n'inkota nini cyane kwita ko agaragara ko yabaye determine yo kuba yanamukerera. Ariko iyo amaze kubona iyo nkota, akabona iyo mbunda, akabona ubukana bw'uwo muntu, hari igihe amubwira uti ntabwo ari njye, ntabwo bya bindi mbirimo, agakuramo ati ubwo udahamije Yesu rero wowe turakubabariye, igendere. Bakagera ku wundi gutyo. Ariko nashimishijwe ndi kureba ako kavideo, hari undi bagezeho arararama areba mu ijuru, noneho amaso ye ntiyabona ya nkota nubwo yayirebaga mu ruhande rw'umubiri, ariko atumbira mu gihugu cyo mu ijuru avuga ngo nubwo wanyica, nubwo wahita unturitsa, nubwo wahita unkorera ikibi, ariko nizeye simwihakana kubera iyi mbunda, kubera iyi nkota. Akavuga ati mwami Yesu, agatabaza. Ngenda byibuka ndeba ako kavideo, uwo yamaze gutabaza mu ijuru ahita yuzura umwuka wera, avuga mu rurimi rushya, wa muntu ruje kumwica inkota igwa hasi, ndetse na ya mbundi igwa hasi, ahubwo arapfukama nawe arihana. Dukeneye imbaraga zihamya imbere y'inkota, imbere y'ababisha, imbere ya bene wacu, imbere y'abantu bose uhagaze imbere, kubera ibyo wizeye ugahamya. Petero rero yagize ubwo bwo guhamya imbere y'umuja, ariko amaze guhabwa izi mbaraga ahamya imbere y'iteraniro ry'abantu barenga 10,000. Kandi ikomeje gusoma ayo magambo, Bibiliya itubwira ko hihannye abarenga 3,000. Wibaza umuntu wagize ubwoba bwo guhamya imbere y'umuja, esclave, umuntu ukora imirimo iciriritse, mu magambo y'iwacu namwita umuboyi, ariko amaze guhabwa izi mbaraga z'umwuka wera arahamya, ahamya imbere y'abantu 10,000, ndetse 3,000 birihana. Negeze mbabwira igihe kimwe kuru negeze mbona mwene izi mbaraga ahantu twagiye kuvuga ubutumwa muri gereza, niyo ahantu mu Rwanda tubwiriza ahantu muri gereza hari abaharafungiye abantu bisha abandi, abantu bakoze genocide yo mu Rwanda, umuntu baramukubise yanga kwemera, umuntu baramutoroteye yanga kwemera. Ariko ndabyibuka umunsi umwe ubwo twarahana Gisenyi tuvuga ubutumwa bwiza, twuzuye imbaraga z'Imana no guhamya no gukora kw'Imana, umuntu amaba aravuga ati kubwira ijambo barankubise nanga kubyemera, nta n'uwari uzahana abantu nishe bari, ariko kubwiza imbaraga numvishe zimenaguye umutima wanjye, nemeye kwihana ibizaba ku ngaruka y'umubiri byose bizambeho, ariko nemeye kujya gusaba imbabazi abo niciye, nemeye no kujya kwerekana aho twabahambye, negeye kwerekana n'ibintu twibye. Bene data, dukeneye izi mbaraga zishobora gutuma duhamya, tugatinyuka imbere y'imiryango yacu. Nabaye nkubisubiramo navuga ngo hari ibintu bijye bigira imbaraga, ugasanga hari imbaraga z'ijambo, hari imbaraga z'ikirango, hari imbaraga z'umwambaro. Umuntu agasanga yambaye umwambaro agahagarika imodoka ifite nk'amatoni 5,000, ariko wenda adapima n'ibiro 20 cyangwa se 50, ndakabije da. Ugasanga umwana muto udapima n'ibiro 50 ahagaritse imodoka, ariko kubera umwambaro wambaye wa gipolisi, iyo modoka igatitira igahagarara imbere ye. Hari imbaraga z'ikirango, ukagera imbere y'ikirango kandi ari umwenda bashushanijeho ibintu bisanzwe, ariko kubera imbaraga zavugiwe kw'icyo kirango ugahagarara ukikubita imbere. Hari imbaraga rero z'ifaranga, hari imbaraga
zituritse nk'izo ntambi nababwiye. Bene dukeneye imbaraga zo guhamya. Icya kabiri, dukeneye imbaraga ziturekesha ibibi, tukihana ibyaha, tukareka ibibi, kandi izo mbaraga zikazaba n'umusingi ndetse n'imbaraga zizatuzamura tugeze igihe cyo guhamagarwa kwacu muri Kristo Yesu. Ndagushimiye Mwami Imana, ni wowe utanga imbaraga zo guhamya, kandi wowe utanga imbaraga zo kwihanisha, ni wowe utanga imbaraga zo gukundisha umuntu ibyiza, kandi ugatanga imbaraga zimwangisha ikibi. Nizisabiye buri wese wumvisha aya magambo, ni mu izina rya Kristo Yesu Umwami tubyambaje. Urakoze, amen.